ibintu bihinduye isura kuko ku rugamba abasirikare b'abarundi bari kwicwa bari gupfa nk'amasazi ku buryo bukomeye cyane. Makenga arongeye amanukanye yindi ntwari ikomeye cyane hano mu rugamba, ni intwari itamenyerewe ubu tuvugana atangiye kugira gute gukoresha. Bigenze biterera ko abasirikare b'abarundi batangiye gutabaza bagatabariza mu birometero yo kure cyane, aho ndetse n'abagenzi babo batari buze kugira gute kubasha kubatabara. Ibi ngibi nibyo nje kubabwira ndetse na mugenzi wanjye Safari nanakwakiriye bwana Safari. Urakoze cyane bwana Pacifique. Ngira ngo rero nkuko babyumvise turi babiri, ntabwo nkiri umuntu umwe. Inyuma ya mikoro hariyo Safari. Isa ku isa nawe muzamubona kuri kamera vuba ahangaha kandi. Hanyuma rero bwana Safari, ntabwo ugenda ibwuze kwizimba mu magambo ngo mvuge icamake ngo cyangwa ngo tuvuge icamake, reka tuvuge amakuru ku buryo burambuye. Ngira ngo urabibona ko nabamaze kuba tayari. Wakize kabisa ejo nabaye abakunzi abantu baragukunda. Arankunda cyane. Amasengesho wayabonye ariko wabonye ikitwa imitima muri comment. Wabonye like se bampaye nubwo views zabaye nke. Bakunzi bacu ndabakunda, abantu mu nkunda mwese ndabakunda, mbifurije kugubwa neza cyane. Mwongere mushyire imitima muri comment, abanzi ni bashaka biyahure kuko buri rega bwana Pacifique reka ubwire Imana yagukunze nta muntu wakwanga niyo abanzi bakwanga ariko Imana igukunda. Haleluya. Ubwo rero tuzanye inkuru nziza iturutse iwabo wa Salama. Yego, ni inkuru rero ya Makenga. Ngiye kwita nangira mvuga amakuru, ntabwo ndi buvuga icambake. Hanyuma ariko mbere yuko dutangira amakuru bwa Safari do Karayike bakikubona agenda aravuze ati bagomba guhita bagakora mukibona Pacifique. Ntago ari ngombwa kumenya ngo Pacifique azanye iki. Yego no guhita nta bujajwa nyangira. Mujye muhita mukanda like twikomereze. Like uyu munsi zize kurenga 1000 rero munyemerere twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nta camake navuze, natangiye mbabwira ukuntu ingabo z'u Burundi ziri gupfa nk'amasazi. Bwana Pacifique abantu niba bagukunda nanjye bankundi. Safari bago barakuzi. Safari ntimumuzira. Rugendo ntago mumuzi. Twakomeje Pacifique. Reka twigendere tugendane na Safari. Tujye mu makuru. Tubanza tuyarambure. Ibintu rero byakomeye Safari. Reka tube mu makuru turi seriye. Reka mabwiza ukuri. Igisirikare cy'u Burundi kugeza amaginganga yakiri gutabaza kigatabaza leta yabo, ariko leta yabo ntago iri gukoma. Nta no kintu iri kuvuga. Ndetse yinumiye nta kintu niki na kimwe ndabona ubuyobozi bwabo bwa gisirikare bwagize icyo buvugaho. Nyamara aba basirikare b'abarundi bari gutabaza bababaye. Aba basirikare b'abarundi bari gukubitirwa munsi y'ibirenge bakabyumvira mu bwonko. Bari gukubitirwa mu ntoki ku mutwe bakabyumvira mu birenge. Aba basirikare b'abarundi bari kubabara buri rugingo rwose bafite ku mubiri bwana Safari. Pacifique bari abarundi ntago bigeze n'umundi bishima. Kuva na kera bakigera muri rugamba barababaye noneho uyu munsi byabaye agahebuzo bitewe n'uburyo Makenga yakoresheje babasirikare undi kubereka. Ariko hano harimo amazi narindi kunywa, narwaye umutwe niyo mpamvu ndi kunywa amazi menshi. Mundebera ikintu maze kunywa cyose ahubwo icyo ni cya gatatu nubwo kiramara isaha. Twakomeje kigura none anga reka mbanze nyanywe ubundi mbereke. Mugurandi ariko ngende gutekereza ikintu ugiye kubereka. Ushaka kuba ari akanyundo yagiye abakubitisha mu akanyundo nyine wabimenye. Akamanze nyama yo shanta yangiza. Arahenda. Inkuru zirahari zishyushye cyane. Mugurira amazi kuri 079 46 688 462. Dore rero bakunzi bacu. Aka kantu muri kukabona. Aka ngaka tugafate nkaho ari igiti bafata. Hano ari igiti bafata. Sibyo? Hano noneho mushyiremo beto. Yama uyavanze na sima. Beto se ni muyizi. Hano wenda muhace mushyiremo beto hanyuma mushyiremo igikoni. Niyo nzango bazaga ngo paf bagakubita ku mutwe. Bagakubita bene hano mu gatuza. Bagakubita mu mavi. Bagakubita munsi y'ibirenge. Ahantu hose abasirikare b'abarundi bari gukubita so navugita ubuhiri burimo beto. N'utunyundo Makenga yacurishije, reka mbivuge mu mazina yabyo. N'utunyundo dushyashya dufite bano basirikare ba M23. Ariko turatunyunde mabara turi. Watubonye nawe. Bari abasirikare se bo wababonye. Nababonye. Bega abasirikare mana nyagasani we. Bari kuvunira mu mavi. Bega abasirikare barakaye. Aba basirikare ariko ntekereza ko bameze nk'ababandi Amerika ngo yigeze gukora kera. Ikabakora mu bundi buryo niba barabateye imiti ngo bajyaga ku rugamba bakaraswa bagakomeza bakarwana.
ngo neza neza umusniper ngo yaramureba yarasaga ariko yamurasa akabona arashe umuntu neza fresh aranamwisha yajya kubona arabyutsa aratatse abasirikare n'intare za Sarambwe nabo rero bameze nk'ibisimba sinzi uburyo nabavugamo aba nabandi bashyashya ngo Makenga yacuze nahoze mbibona mu mbuga za Wazalendo ati bari abasirikare ntago ari abantu mu bitondere M23 yazanye amarobo mu rugamba ati rwose baraza kutumara uko byagenda uko ariko kose niba bacurishije inkoni urumva reka genda gukoresha kino kintu nk'ako kanyundo ngo bakajya bahurana paf mu mutwe rimwe gusa cyangwa bagakubita mu mbavu rimwe gusa ibintu bikarangira bigize gute bibabarikanye bakunzi bacu ubu nakize umutwe ndatekereza nari naramaze iminsi mutewe na za Wazalendo shazirirwaga zimbwira ngo tubamereye nabi bakambwira ngo bazansanga mu Rwanda bankanyage muzankura hehe ko bigoranye cyane kumbona bwo mwambona ariko se muzangira iki ntacyo mwantwara mungani wa mutipe njyamara ngo wantwara iki se ndamutse mvuze ke mu Betro nyine yabakomye wantwara iki ko tugomba kuvuga ibintu mu mazina yabyo niba ari imbwa tukayivuga amazina yayo niba ari iki tukayivuga mu mazina yayo babakubise niko kuri kandi ni ibintu bigaragara ubwanyu muri kwitabariza baragira tuti ngemo Vetura yazanye amarobo sibyo ngo Makenga yazanye amarobo mu rugamba aya marobo ni gatiki ahubwo bazanye abasirikare badasanzwe bahawe imyitozo irushi yabo birangira bagize gute babakubise kuko abo basirikare ntago bari gukenera intwaro ntibari gukenera imbunda ese Pacifique waruzi bano basirikare nanone ibintu bari gukorera bari abanyangora nyine nibyo nari ngiye kugeraho yego ubu tuvugana bari gukubita umurundi agataka umunyangora ibibazo iragwira noneho ubikira igishokeje bari gukubitira umurundi hano muri Kongo noneho umubyeyi uri mu Burundi azikafite amabere yikora tozi azikafite umusirikare muri Kongo bakubitira umuntu muri Kongo ahari mu Burundi wakabyumva noneho abamama bo mu Burundi iby'Uburundi byo byihorera abamama bo mu Burundi bafite abagabo muri Kongo bagiye muri Kongo hari abantu turi kubabaza urumva bafite abana babo mu gisirikare bapfuye cyangwa se batarapfa bakiri kwicwa n'inzara iki by'umwariko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bwa Safari abo Neva yabeshye ko bacitse igisirikare bijuye ninze muri Wazalendo reka dusobanurira abantu hano yego abo avuga ngo yaracitse uzabaribo abo avuga ngo baracitse batorotse igisirikare ngo bagiye muri M23 ngo abandi bagiye muri Red Tabara bafashe uno mutwe General Neva yafonze yanditse yaricaye akora inama n'abandi bayobozi barimo Reveriye barimo Prime Niyongabo bakora inama bemeza umutwe wa Red Tabara ntabwo Red Tabara ibaho ubundi ariko Pacifique ibaho usingaje ubu ibintu yakoreye umusirikare wa Red Tabara wabonye nubu nyine nkubwire nanjye shobora turimo tubihariraho kitabaho ariko je niboneye wamaze kora ibintu yakoreye ngo hariya ngo muri Bujumbura warabibonye se warabibonye niyo makuru numvise hari video wabonye zose ibyo byose siyo za Musigati Tabara abretse nabi Neva ngo ari gutitira ngo Red Tabara ngo yamutitije ngafite ubwoba yabaye Neva ari gushaka abanzi se biwe ngabamenye hakuwaje ubyihorera mwana Red Tabara ntago yigeze ibaho habe ni segondiri rimwe numpakanya ubwo uri bumpakanye unyandikire kuri 0792468684 iyo niyo nimero yanjye nkoresha WhatsApp uze tubiharire nurangiza umpe proof zigaragaza Red Tabara yariyo n'abayiyoboye ndetse kuri wita umuyobozi wayo urumva uriya Bayaga uriya n'umuntu ukorana na Perezida Evariste Ndayishimiye ni maneko we none se ugerageje reba wa munyamakuru amakuru ahari ngo Red Tabara irahari ndetse ngo yamaze no ngo Red Tabara ngo yamaze no kubona uruganda yajyanywe n'ibyo bigabo ngo nyine banzo reke nkubwire ngo Red Tabara ngo yamaze no kubona uruganda ruzayidodera imyenda y'iniforme ngo batumije n'intwaro ngo badake tayari Bujumbura ngo bagene basenye Neva umva nkubwire Neva yikozeho ajya gushinga Red Tabara kuko Red Tabara ntigeze ibaho ahubwo Red Tabara igiye kuvuka icyo kintu mu cyumve neza cyane Red Tabara byanyabyo igiye kuzavuka mu minsi mike ukakomeza kurwanya intare za Sarambwe nikari kwikururira abanzi abasirikare bari mu ntare za Sarambwe b'abarundi ntago ari bake abasirikare mu Vetura afashwe rwa mikono ntago ari bake kandi aba basirikare ntibigeze bakurikiranwa na leta yabo uri kumva abandi basirikare bari mu rugamba mu bwoko bw'abatutsi sibyo babanza imbere ku mirongo y'urugamba bakabwa ngo umujyi imbere byarimba bakabirasira ubwabo yego
bari abantu bica batekereze neza ko atari ibigoryi uko byagenda uko ariko kose Neva yakoze ishyano ubwo yashingaga icyitwa Red Tabara akavuga ko ari umutwe umurwanya kuko iyo Red Tabara noneho izaba undi mutwe witwa Red Tabara ariko udafatanye na wa wundi wa Neva iryo zina nyine yakereye rigomba kuzitwa Red Tabara sibyo ukaba umutwe umurwanya nkuko yabivuze ariko umwe wiwe n'abawuyobozi bawo nta uzawujoyininga ahubwo umushyi uzavuka uwo ngo uzaba witwa Red Tabara ni uzajya kurwanya Neva ukamuhabya ukamukorera ibyafurambi kandi bimurabibona mu minsi mike cyane aba basirikare b'abarundi ntago ndi umuhanuzi bwana Safari ariko ndahamya neza nkurikije ibyo Neva ari gukorera abantu barundi sibyo aba basirikare b'abarundi bari ku rugamba bakitwa n'inzara kuva ku wa mbere bakitwa n'inzara kugera ku wa kabiri bagapfurupfuru nibashyingurwa bagashyingurwa muri Kongo mu mihana ahantu habi cyane imvura ikirirwa ibataburura umunsi ku munsi warabibonye harazanuze za Kingwengwe hano hafi na za Temani ruguru gato ya Kawezi hejuru y'umujyi wa Uvira ku misozi aho bari barashyingwe bagashyingurwamo n'umujenerali Neva ari we yamwiyikiye ku giti kiwe akabeshya ngo ari mu yindi ntara ntihakorera ngo mu yindi ntara ya Bujumbura uri kumva bakabeshya bamara kubeshya bakavumburwa hano muri za Kingwengwe aho barasiwe si byavuzwe yuko yari yanyereje amabuye hari amabuye yari yashatse gutwara nawe ngabona igitunga umuryango we riga mu Burundi hari inzara tujye tuvuga ibintu kandi mu byemere niko kuri hari abarundi rero nabonye bihaye kuntuka sibyo ngaho niba muntuka munyereka abarundi batashye babasirikare pasi babahaye kibari bakaza abo twirirwa nganira nabo ntago ari abasirikare mu Burundi ntago ari abasirikare mu Burundi ngere bura ariko mubwire Pacifique buriya niba hari abantu ninya ku gitutse ikintu umuntu bise umurundi araza muri comment akaguhanyuko akama mama se hazahaza ngarundi mwengeza mama mbaye nindekara oya niba mumpe simugira se none se ubundi ndi nasanga ninde atari mama ninde wanyemera yego uwanyemera ni mama wenyine ariko ngewe ikiza jewe nuko ngiye mu Burundi nta wanyemera sibyo ariko ngarutse u Rwanda ababyeyi barurimo bose apfa kuba yitwa umumama uwo wese ni mama wanjye aragukunda kandi reka nkubwire uti abanyarwanda bura turi beza mwana ahantu hose ugeze usanga ayo mama wa kandi n'abarundi ntago ari babi abarundi tuze kubigendanamo neza cyane ntago abarundi bose ari babi harimo ababi ariko ababi n'abayobozi ababi n'abagore bura nta muturage mubi w'umurundi ubaho ahubwo ababi n'abayobozi si rimwe si kabiri ngiye mu Burundi si na gatatu si na kane si na gatanu nagiye mu Burundi inshuro nyinshi utabara ababi n'abagore ariko nta murundi cyangwa murundi kazi wangiriye nabi ariko ubuyobozi bwabo bubayoboye bufite ideology ya kijenosideri bufite ingengabitekerezo ingana kuriye yego shumi Uburundi bwamaze kuba umwanda bwamaze kuba bubi cyane ndetse n'abaturage baburimo abeshi ntago bishimye rero ibyo byose ni ingaruka za FDLR yinjiye mu gihugu cy'u Burundi ni ingaruka za FDLR yivanze n'igisirikare cy'u Burundi bamara kubigisha ibyo bigishijwe mu Rwanda 94 mbere 94 mbere uko jenoside iba bamaze imyaka myinshi cyane batozwa ibintu bya jenoside siko bimeze se mbere ko bimeze aho rero igisirikare cy'u Burundi kikimara gukominikana no gukorana na FDLR byahinduye isura batangira kwica abanyamurenge ntago babibonye ahubwo batangira kwica abanyamasisi mwabibonye niba mbeshye mu ntera amabuye bamubwire no nkuru aba twirwaneho yamaze kubitabaza yatabaje nde yamaze kubitabaza isaba mu vetro yatabaje ahubwo yavuze mu vetro ngo yarayitereranye Red Tabara kwirwaneho ngo mama kunyara gatatu yarayitereranye yitereranye ngo none umva ngo ibintu yashinjije ngo kuva ngo bakwivanga nyine bakwihuza ngo niho ngo abanyamurenge ngo batangiye kwicwa cyane ayo makuru wasanga nayo ufite oya nyine umva nyine mubwire noneho bano batwirwaneho ntago bazi ko zira drone ngo nibo bari gutuma ngo drone zibarasa noneho nabonye batabaje ngo na Excellency ngo nabaho musada ngo abafashe ngo bari gupfa cyane Kagame nawe bamutabaje umva nyine nkubwire batabaza bagira batabaje na Museveni nawe bamutabaje witondera ayo makuru na Museveni nawe ngo bamutabaje wabonye byatangaje ayo makuru ndayafite bwana Pacifique nyine buretse gato tujye tugendana neza cyane kandi utaza guhabura abantu nyagaruka kubahabura buretse nyine yego uretse mbanze nkubwire
twirwaneho nta iri kumwe na M23 muri Kivu y'Epfo. Nyine umva nkubwire. Nyine gato yeburetse gato tugendane neza. Witondera uyu makuru ushobora gusanga yatangajwe na Kinshasa. Nyine kamubwire. N'ubwa mbere basora amatangazo ya M23. Bamubwire. Basora itangazo bakabona irya M23. Uri ikintu utabonye kuri Moise Nyarugabo umuvugizi wa Red Tabara. Niba nje ngatangaza inkuru. Shobora kubona atayifite gihamye neza fresh. Ariko hakaza undi uyifitiye gihamye neza akayivugaho neza. Ariko nanjye nayivuzeho ikabasha kumugeraho. Ariko ayo makuru arahari ko kwirwanaho irimo iratabaza ngo 23 noneho ngiye ikintu ndi kwirwanaho cyane. Iri kubwira ngo 23 ngo yarayitereranye kandi birazwi neza ko bwana Pacifique iyo 23 atayifasha aho ngaho iyo itayifasha nahari abageze naho baba bageze aho ngaho ahubwo ikintu nahita nkubwira ayo makuru bashobora kuba babitabaje utyo bakanatabaza Kagame se baramutabaza agiye gukora iki muri Kongo simbizi niyo mpamvu nkubwira ngo ayo makuru ucunge neza wayatangaje aba atari Moise Nyarugabo nta wundi muntu wagakwiye gutangaza ibyo atabaye wa musirikare uriya mu nyibutsi izina ryiwe uri muri Red Tabara atabaye we ntibibera Wuresi Kanyuka ntibibera runaka wibuke ko babaye AFC M23 nabo umva impamvu ugende umva nkubwire aribo babitangaje umva nkubwire uriya musore wishwe rukumva ushaka kuba uriya musore wishwe w'umunyamurenge ntabwo yapfuye rega ngo bamurashe ariko n'uwari waragiye kugambanira twirwane ntabyo wamenye se n'uwari uri mu gisirikare cy'ikizarendo uriya umva nkubwire ngo ukuntu byagenze yijoyininze mu bazarendo noneho abazarendo baje kwica abanyamurenge uri kumva bageze muri karitsiye uwo mwana arababwira ati genda ntago nakwica bene wacu ntago mwajya kwica bene wacu yego bahita bamurasa ngo baramurasha twirwane hiti hagoboka barabarasa nabo barabarasa uwo nguwo hari n'undi nabonye bari kumubaza idonino bari kumubaza ukuntu bimeze bamubaza wamutumye bamubaza siwe uwo nyine nuwo nguwo barashe bamurasa ahantu habi gere umva ikintu narashaka umva gere kabubwire rero ntabwo twirwane rero yatangaje ibyo bintu nikibona iyo nkuru umva nyine mubwire ngo yabitangaje Pacifique nikibona iyo nkuru ntango wenda ngo twirwaneho yaba yabonye uriya mwana wabo bakoreye bira bintu ikumvira hangayitse noneho ubundi wazarendo ni guti reka mubwire Pacifique wazarendo ibintu zije gukora ukumva yemo nk'uwama nk'ububasha ndabuguhaye ndanyera zimbwa nazirasa top Kivu tuguhaye akazi ko kujya gukavaringa inkuru z'imurenge ujye utugezaho amakuru wana ngiye kujya mbagezaho amakuru ujyane na kamera ujye uduha video yego tugeze ku bakunzi ba top Kivu ibyo si byo rari ariko iyo nkuru yo yatangajwe reka dutegereze turebe ndaza kubyemera ariko AFC M23 igize ikibasubiza ndetse na n'uyu nguyu Moise Nyarugabo agize icyo bitangazaho niba ntacyo barabivugaho Pacifique ntabwo ari nanjye munyamakuru wenyine yitangaje Pacifique ne barahari ariko se bajya gutangaza ibindi byose bijya bivuga ubu se batangaje ko Bertrand Bisimwa yapfuye atariho Kanyuka bamutangaje ko yapfuye atariho Makenga yatangajwe gakeya ko yarashweho ubu ntariho ntameze neza nibyo rero babitangaza kugira ngo bagaragaze ko M23 ari abanyarwanda koko byanyabyo wakibaza na uhise utekereza wakibaza impamvu Red Tabara itabaza igatabaza sanze no nkuru ariyo yabana twirwanaho yabakoze ibintu bitaba iravuga ngo 23 yayitereranye ute koko 23 akazi ifite muri no munsi sikagaragara safa dusoza rero kamwereke katuganire dusoze n'amakuru ndumva umutwe utangiye kundya mukuntu ariko Red Tabara ibyo ntabwo yabikora Mugena ubwe kari Red Tabara kandi nakubwiye ko kari twirwaneho Red Tabara Red Tabara kugiye mu murya gute ko ntabwo twirwaneho yakora iryo kosa hanyuma rero munyemerere Safari umva nkubwire Pacifique reka nkubwire no nkuru Tshisekedi ngo zamwakanye nizimwakane ahubwo yaba yashyaga unamukire urikumva wo muri Kongo bita Moise Katumbi no munyapolitike Moise Katumbi ureze ko Chapwe uri yashatse no kuba president none se suzi kari we Tshisekedi yibya
amajwi noneho yamaze kuba ngakararira ngaravuga ati Tshisekedi ngibintu byo guhindura itegeko nshinga ati nutabyikura mu mutwe nutabyikura mu mutwe nuze we yaramubwiye wa mugabo wo muri Katanga arumva yarabwiye ati Tshisekedi rero nkugira inama ati niba ushaka guhindura amategeko genda uhindura amategeko y'iwanyu mu gikoni uhindura uburyo bagutekeragamo iriya mbwa urumva uriya Tshisekedi ngakunda akanyama k'imbwa byasana sana ngo ndetse n'umushyitsi yubashye cyane cyane ukomoka mu bice by'iwabo ngo buriya ngo utamuhaye ku gasosi k'imbwa ko ku mugongo wayo nta kintu mwaza muvugana Tshisekedi ku biryo yarya byose ntagomba kuburamo akanyama k'imbwa no ku isoko ziragurishwa uzi ko hari umumama tujye tuganira narabibonye batipi bari kuzishyira ku mishito bari kuzotsa kabisa umumama yambwiye ejo bundi n'ejo ariko n'uyu munsi twaze tuganira yabimbwiye ejo ati nari muhaye video abakongomani bari kotsa imbwa bayitaze bari kuyishishura bona ari akanyama kameze fresh ikintu cyambabaje bayotsanyije n'umutwe sha ahubwo hari ikintu kiye nabanje kugira ngo ni ingurube ariko ndebye neza ibwene mbona ni imbwa ndebye amatwi mbona ni imbwa arashinze arahagaze ndabati mana nyagasani tabara ubwoko bwawe burarangiye noneho mbibajije umukongomani w'umudamu tuganira uba iriya hanze arambwira ati ati usibye n'imbwa n'amaboko y'abantu barayarya ari mabisi mana ni cyo gihugu numvise ifungwa zigizindi ese abakongomani bo ntibarya abandi noneho umva ibyo bintu ngahano byimukiye mu Burundi ifungwa ngo ziri kurya izindi mu Burundi ifungwa ziri kurya izindi ibibazo biragwira mwaka byaramo iyo nkuru nyine winjiye mu Burundi ino nkuru nayo nayibagiwe noneho ngo neva ngo yamaze gukarara avuga ati zino fungwa nimuzazira ikindi kintu muziha nimugira n'ikintu muziha ona umwana wiga kurya ibirya ni akantu k'akaboro gatoya cyane bamushyiriramo noneho kariya ngo kari gusangira ifungwa nk'eshanu noneho bakabura uko babigira inzara ikabica batangiye kuryana so nk'abantu mwe ntabwo byoroshye ku rugamba hanyuma pasi dusoza ingabo z'abafaransa uzi ibintu bari kuzikorera ni ibiki reka nkubwire ngewe ino nkuru ndagaruka nyitatura mu masaha ya nimugoroba yewana ino nkuru ngenyisheje abakunzi bacu mube hafi noneho ibintu abafaransa bari kubakorera ariko ndaza no kuza kubabyinira badi ndaza no kubabyina babwire ngo ariko tuba dukwiye no gushima Imana Pacifique iradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi k'Imana ishaka aricyo nkwiriye gukora reka dushimire abakunzi bacu mwakoze kunsengera igihe tuzafungura n'agacano barabizi ko hano tutemerewe kuririmba tukajya tubaririmbira tukababwira ibintu by'ijambo ry'Imana abana naryo turarizi sibyo reka tubashimire nabonye urukundo rwanyu Imana ibarinde ndabakunda cyane bye bye